mwaza nyituruka mu Rwanda mvuga ngo ndashaka akazi ese uramenye ukomenika gute kuri audience ya hano kuko audience ya hano itandukanye na audience yo mu Rwanda hano abantu bavuga icyarabu bavuga igihinde bavuga icyongereza indimi nyinshi cyane so nigute se ndakudirectinga nigute ndakudirectinga kugira ngo nuselinga product yawe igere ku mukiriya nk'uko ubishaka yego uko ndi kugenda nyine expanding team ni nako tugenda expanding mu yandi manish atandukanye kuko turashaka gukora nka video production company hano yego for now ikintu cy'ibanze twakoraga nyine turi guselinga kiri hejuru y'ibindi byose cyangwa service iri hejuru y'indi zose ni automotive nka modoka kuko ubona yagera hano icyo kintu cya mbere cyanunze nyine icyo kintu cya mbere cyangawiriraga ukuntu kuzamura ibendera ry'u Rwanda mu by'ukuri njyewe ndagushimiye narebye ibikorwa ukora mbona je nabanje kugira ngo umunyamahanga umunyamerika uri mu Black America sibyo mwandikiye tuvuganye ugiye kuri umunyarwanda numva ndatunguwe ndavuga wa tutaganira sibyo so none se Thierry kugira ngo umuntu akorane nawe bisaba iki Hello you guys, ni Happy Empire Network musanzwe nkuko bisanzwe tumenyereye tugenda tubageza ama content atandukanye you guys tugenda tubaha abantu batandukanye cyangwa tuganira n'abantu batandukanye turi kumwe n'umutumirwa kuri Happy Empire Network tugiye kuganira uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa twatumiye akatwitaba ko yaza kuganira natwe kuri Happy Empire Network kugira ngo atugezeho ibintu bitandukanye aduhe ubumenyi twungurane ubumenyi cyangwa muri ya gahunda yacu yo kwiteza imbere ese Gwimeze gute? Fresh bro. Man, finally turabikoze. Umva niyo gahunda kabisa. Thanks for having me. So turakwishimiye. Nanjye ndije ko kandi n'abatumirwa bacu barakwishimiye. So turifuza yuko wibwira abadukurikiye. Amazina yitwa Thierry kuri social media nkunze kugendera kuzina ryitwa T-graphy. T-graphy just ni T bituruka kuri Thierry and then grapher as photographer, cinematographer, videographer, all those kind of things. So grapher haraho bihuriye n'ibyo ukora? Yeah. Kuko urumva akenshi umwuga w'abantu bakora amashusho bakunze kwitwa photographer, videographer, cinematographer ibintu nk'ibyo ngibyo. So niyo mpamvu wazanyemo T-graphy. So niyo mpamvu nakoresheje T iduruka kuri Thierry and then grapher iduruka kuri Kukazi. So mfite byinshi nshaka kukubazaho nifuza kuganira nawe. Nabonye ufite ibikorwa postinga cyane ku ma Instagram ndavuga se uyu muntu donc gene nzi ko umunyamahanga uri mu West Africa uri umunyamerika ariko byaranangaje sinzi wigeze gupostinga mbona hari aho bihuriye n'umunyarwanda cyangwa n'ururimi rwacu bituma mwandikira so ndavuga kuko twebwe hano muri Dubai tugana n'abantu batandukanye ari abitejeje imbere ari afite ibyo bakora kugira ngo baduhe experience z'ubuzima bakora iki urimo urabyumva so ni icyo kintu cyatumye mwandikira ushaka kubaza ku bintu ubuzima bwawe muri Dubai icyo ukora muri Dubai ese hari icyo byamfasha njyewe uri hano udafite akazi hari icyo byafasha umuntu uri kumve udafite akazi cyangwa hari irindi somo runaka riri budusigire so that's why nashatse ko nagutumira kugira ngo tuzaganire. Thank you so much kuba waratwemereye kugira ngo tuganire. Mfite ibibazo nza kukubaza. Hari icyo washaka kongera? Oya nuko waruvuze nyine kuri introductions na n'ubuzenda ariko wambaza nta kibazo. Nuko wavuze ngo hari ibibazo byinshi ushaka kumbaza subwo nta kibazo ubwo twagenda kuri kimwe. So mfite akabazo ka mbere ndifuza kubaza inkuru yawe yo kuza Dubai. Ese ko abandi baza bagashaka akazi kubera iki we wahisemo kwitwa T cyangwa photographer cyangwa
T-graphy. Okay, mu buryo bworoshye nahita mbisubiza na mbere yuko mva mu Rwanda nza hano nibyo nakoraga. Nari umufotogarafe ariko ntago navuga yuko experience nari mfite icyo gihe ndi mu Rwanda na experience mfite ubu ngubu ntago byanganaga. Biratandukanye of course. N'ikindi kiyongeraho n'urumva n'imyaka nyine nari mbimazemo icyo gihe urumva naritangiye mu ntangiriro za 2018. Good. Naje hano muri 2021. So it's means umaze imyaka almost 3 hafi. Iki gihe nari mbimazemo? No. Imyaka umaze muri UAE. Ine. Ubwo nubara guhera 2021 2025 ni ukuvuga tariki 19 z'ukwa munani nibwo imyaka nari nyujuje ndi hano. Yego. Ko naje hano tariki 19 z'ukwa munani 2021. Yego. So uko naje rero urumva ndabyibuka Covid yajemo. Urumva nakoraga photography na videography noneho ngewe nyiri mu Rwanda ntago urumva akazi k'ibanze kaboneka cyane cyane ku bantu bakora nk'uyu mwuga wanjye. Yego. Bari abantu bakora amakwe, ama-anniversaire, ama-events, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko ngewe ntabwo nigeze mbikunda cyane kubera yuko nagendaga mbona yuko bitewe na karagiteri yanjye cyangwa na personality yanjye. Yes. Cyane cyane iyo nkoze nk'akazi kazamo abantu ni nako hazamo abantu kuba bafite preferences zitandukanye. Nk'urugero ushobora tuvuge kuba nashutinga wowe mu bukwe bwawe amafoto ukayakunda, video ukazikunda, byose nta kibazo. Aho ukajya gusanga nka mushiki wawe ntabwo yigeze yakunda, cyangwa ugasanga madamu wawe ntabwo yigeze abikunda. Kubera iki? Nagendaga mbona yuko iyo bijemo cyane cyane abantu hazamo no kuba umuntu afite icyo akunda, wenda akavuga njyewe ndashaka yuko mba inzobe cyane, njyewe ntabwo ndagaragara nk'aho mbyibushye, nyine ugasanga abantu kuzana ibyo bibazo. So no mu ntangiriro zabyo ntabwo nigeze nkora icyo kintu, byagendaga bituma numva nshaka kuba nakora uno mwuga ariko noneho nkukorera ama business. Kubera iyo bijemo business abantu bafokasinga cyane mu kamaro k'icyo kintu nyine tuvuga no kuvuga nimba ushaka kugurisha ino telefone ntago wita kumenya ngo isura yanjye se ngo ndabyibushye ngo ndaranutse ndi inzobe ndi no matter what upfa kuba wamuzanye amafaranga ngaguha telefone. Icyo ushaka nuko mwamamariza serivisi yawe ukamakinga sales zawe nyine ukagira amafaranga yinjira muri company yawe. So mu ntangiriro ni gutya nabishakaga nyine. Ufata umwanzuro wo kuza gute Dubai turi muri Covid cyangwa tuvuye muri Covid? Ko nta bushobozi mwari mufite. Wabitekereje ute? Se niho rero ngiye kugera. Okay. Sasa rero Covid ijemo nkanjye gutya no wakoraga nk'ibi bintu bya business byose bijya hasi ibintu byose. I know. Ku buryo kubona akazi byarahagaze ngo nahise njya kurya nyine ibirayi by'umucecuru nawe warunga uri ndabyumva mu nzu urumva. So noneho nko mu mpera za 2020 nibwo nagize igitekerezo ndavuga se ubundi bisaba iki kugira ngo umuntu abe yajya nko hanze. Yego. Urumva watekerezaga muri UAE cyangwa hanze hariho hose? Natekerezaga UAE, ntabwo nzi ko UAE ari ahantu ubwo abantu bazi no kuvuga ngo baje gutura. Ni gake numvaga umunyarwanda avuga ngo ngo ngiye kuba mu kindi gihugu cyangwa ngiye kwiga UAE. Njye nari nzi ko Dubai batayitura. Ndanze. Ubwo numvaga iyo umuntu yavugaga Dubai ndabona nk'ahantu h'ubucuruzi ubundi. Yego. Cyangwa nko gusohokera tourism. So rero icyo gihe nsacinga mu bihugu by'ibanze nashaka kujyamo byari Canada cyangwa muri Europe. Icyo gihe nashatse Canada ariko mbona Canada biri kunsaba ariko ngo ngenda nk'umunyeshuri none ngomba sicara gusubira mu ishuri. Yego. Gerageza ibindi bihugu byo muri Europe mbona bidasaba ishuri ariko nkabona biragusaba ama interview kwerekana ngo bank statement ibintu nk'ibyo byose. Sometimes usanga tutanafite. Nta urumva nari ndi zero icyo gihe nta kintu nari mfite na kimwe. I know. So rero ndavuga ati ko numva si ibintu bigoye ariko ndavuga nta kibazo reka nkomeze ngerageze Europe tu. Numvaga nari bwo se ni iki kindi ukora hano mu Rwanda, nabonaga akazi nari gukora k'umwuga wa content creation ntabwo byari biri gukunda. Okay, reka ndebe ko nagerageza hanze niyo nakora siki, niyo wambwira ngo ndajya twari dufite imvugo twajya tuvuga ngo niyo waba ugiye gucukura wese just mfa kuba ugiye gushaka amafaranga, ngiye gushaka amafaranga kandi ngo araza nyine. I understand. So noneho muri iyo process yo gushaka nkamenya ibihugu bitandukanye ni nabwo nagiye noneho menya Dubai. Maze kumenya Dubai
icyo gihe ndabyibuka hari umukazini wanjye wabaga hano yari amaze amezi make nawe yimukiye hano ndabaza se ubundi Dubai bimeze gute byifashe gute mu by'ukuri nawe ntabwo namurenganya nta makuru yari afite ya Dubai ahagije ko nawe ndi kumubaza se byakunda ko naza Dubai ngakora content creation bla 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 nkabona wapi ntabwo ari kubyumva ntabwo azi abantu bakora content creation kuko majority wenda y'abanyarwanda bazaga icyo gihe babaga baje muri business baje kurangura baje gufata imari bayohereza mu Rwanda nako kazi ka majority ari baje muri tourism abandi bantu bazaga yabaga bafite akazi wasanga wenda bari gukora hari akazi cyane cyane ngo ka security yego so mu bintu bimwe yarambwira ati wenda wagerageza ukaza ugashaka ngo certificate ngo ku bintu byitwa ngo sira ngo and then applying ibintu nk'ibyo ngibyo ndavuga ati okay naribi noneho mfata umwanzuro ndavuga tuzi n'ikindi wafata tourist visa washaka tourist visa nkajya Dubai nkagerageza amezi 3 nta muntu ndi busezere nta muntu ubwiye ngo ngiye hanze ngo ngiye gushaka ubuzima no just ndagenda nk'umuntu uje gusura Dubai negura amafaranga y'aho nzaba icyo nzarya mve mu Rwanda nyafite njyewe just nze mvuga ni ngiye kugerageza ubuzima nibyanga nyuma y'amezi 3 nzigarukira nuko naje ubwo ni ukuvuga hari ufite budget y'amezi 3 amezi 2 ahubwo naje namaze kwishyura rent mfite visa y'amezi 3 mfite n'amadolari 900 gusa no amadiramu 900 ubwo ni amadolari 300 almost you guys nkuko tugenda tuganira ku bintu byinshi bitandukanye mu buzima bw'abanyarwanda baba hanze cyangwa muri UA turi kumwe na T-graphy ushobora kumubona kuri Instagram cyangwa ku ma social network ukibaza ngo nzaba nkawe gute ariko utazi urugendo yagenze uyu munsi twamubazaniye kugira ngo atubwire niba nawe wifuza kuza muri UA covid nuko itazagaruka ariko yabitekereje ari muri covid noneho yasubiye no kurya ibirayi bya mama so twamubazaniye kugira ngo adutinyure cyangwa atuganirize urugendo rwe muri UA ese success amaze kugera muri UA imeze gute cyangwa ni iyihe ese njyewe biramotiva kuba nanjye namwigana cyangwa hari icyo yanyigisha Thierry wagiye kutubwira so hano mfite utubazo dukeya nza kukubaza nakubazaga inkuru yawe urayitubwiye amasomo ibi bintu warabyize ukora hano muri UA bya photography nabyize wabigenje ute kubera yuko njya mbona ku ma social network cyangwa ku ma Instagram batubwira ngo ngwino ukore training ngwino ukore ibi byaje gute warabirose so kuri njyewe urumva nyirangiza segonderi nari nize ibintu by'ubukerarugendo so nyirangiza segonderi akazi tuzi twa mbere nakoze bwari ubuwaiter ariko nari mfite ahantu najyaga njya gusengera bita CLA Nyarutarama Christian Life Assembly ni urusengero bakunze kwita mu rusengero rw'abanyamerika kubera yuko basenga mu cyongereza gusa basenga mu cyongereza gusa so noneho najyaga njyayo ariko bafite ukuntu berekana announcement amatangazo yabo bayerekana mu buryo bwa video ni ukuvuga bahagarika serivisi kuri project bagahita bashyiramo video so nararebye hasi ni bande ukora no video ni iyihe team ukora no video ntugamenye ngiye mu rusengero nkabona urusengero rufite team ikora mu video arenze so noneho okay hari team ikora no bintu kumbi ndagerageza ndamenya ndabaza noneho ndavuga ati nigute nanjye nasavinga muri iriya group y'abantu bakora ama video yo mu rusengero majoininga gutyo ukora joininga gutyo nibwo nabashe kugira access kuri kamera gira inshuti zimenya ibyo zikora ibyo bintu baguma hafi ngira amahirwe icyo gihe umwe mu bantu bari muri iyo team bakoraga iyo kuko man biri kuri level irenze umwe muri abo bantu bakora ako kazi ko mu rusengero yari afite company no hanze so menyana nawe nkajya mufasha mbwa ati anything you want I will be here to help you akajya nsigira kamera gutyo gahoro agenda nyizera umunsi umwe anumira kuri office yiwe nambwa ati ngemereza internship nzajya mbyuka buri gitondo nze hano
nkajya ngenda akanjyana ku mashuti nkikorera ibikapu gutyo tu gahoro gahoro na editing ndayiga nkoresheje YouTube ibintu nk'ibyo ngibyo, so slow by slow niho nagiye nyine menyera Twitch, ariko nabikoraga gutyo nyikorana ka kazi wait. Mu yandi magambo nashobora kwigira kuri YouTube bikamviramo umwuga ushobora kuntunga ukaneza imbere for life cyane. Nyavuga ati YouTube buriya ni nkaho ariyo university aho mucyashya. Wow, so interesting. Ibi bintu uri kutuganiriza ni ibintu byagutse, ni ibintu bifite akamaro bishobora gutinyura abantu, urubyiruko muri rusange. So Thierry atubwiye ko mu kazi yakoraga mbere yuko aba T-graphy yari mu wait. Afata umwanzuro ajya muri church, ava muri church irimutera courage ibite n'ibyo yabonaga, ajya kuri YouTube imwigisha byinshi, nonaha hari aho bimugejeje. So ndashaka kubaza ukora gute? So wenda mbaye nk'ukomereje hanga nuba nyine maze kwiga, maze kumenyera ibyo ngibyo, ni nako nyine byagendaga mu confidence yo gukorana n'abandi bantu. Sure. So rero ngeze hano nari mfite skills zihagije zo kuba nakora, I know, ariko zitari kuri ya standard ya UA. Kuriya uko igihugu giteye imbere ni nako na industry zose zigenda zizamuka. Yego. So bimwe mu bintu biba hano ntago ari byari biri mu Rwanda. Gusa wenda akandi kantu nakongeramo wenda kari buze gutuma abantu bumva neza naho magaze aka kanya, nuko handi navuze ni ntago nakundaga ibintu byo gushutinga ama wedding cyangwa ama parties. Icyo gihe naravuze ni iyihe industry najyamo. Zimwe muri industry nashaka kujyamo yari automotive, gushutinga amamodoka. Ariko icyo gihe ndabyuka nyiri mu Rwanda nigeze gushaka gushutinga imodoka z'abantu. Nigeze kwandikira rental company mu Rwanda bafite nk'ama G-wagons, bafite ama V8, ndabandikira babwira ese byakunda yuko naza mwashutingira akamasho kubona. Mvuga ati ndagira ngo nshaka uburyo nagira exposure y'uburyo nashutinga imodoka, mbe nanayipostinga nzane iyo industry mu Rwanda, kuko icyo gihe nta yari ihari. Yego. So mu kunsubiza bansubije bambwira ngo ngomba kubishyura kugira ngo mbakorere iyo kamasho. Ubwo abantu nyine bakiri backward mukuntu uko na YouTube yari itarazamuka cyane n'ibintu bya monetization, ntabwo abantu bari batangiye kumenyamo gakeya. Uwo muntu yese agira ngo ndashaka gushutinga imodoka zabo noneho ngo njye kubyungukamo uzicuruza, ngo ncuruze iyo video. Nabwira ati wapi, ngiye ibindi kwikora kugira ngo just ngire portfolio, ntabwo ndi kwikora kugira ngo ngire amafaranga yawe ujya gucuruza ya video yawe. Wapi, arangatira neza, arambwira ati mwishyure. Wow. Ndavuga ati ibyo bica intege si byatuma mbikora, ariko numva sinshaka gucika intege. Icyo gihe noneho buriya ku bantu bakora content creation nyine urumva ari ukuntu uba following nk'abantu bari mu bihugu bitandukanye. Nibwo natangiye nyine kujya nkurikirana nyine abandi bantu, rimwe na rimwe nkaba na downloading nk'ama footage yabo, ama video yabo bakoze mu bindi bihugu by'iwabo, nkaya downloadinga ngiye nkayitinga mu buryo bwanjye nkabipostinga nyine no mu Rwanda. Nyine abantu bakabona ese ibintu bikuye hehe, ndabibona ko utabishutinze kandi uracyaba mu Rwanda, bimeze bite? Just nikundira kueditinga amamodoka tu. So ndaza kino kiganiro ni kinini, ariko ndaza kugira ngo tukigire gitoya kitazarambirana, kugira ngo iminota itaba myinshi, ariko muri iyo minota bisigire umuntu utukurikirana akamaro. Hano ndimo kureba ibintu wagiye ukora, ibikorwa wagiye ukora ku ma Instagram, ama video yawe. Urebye standard biriho biri international, nago ari iby'umuntu wigiye muramutse mugiye kuri noza kuri Instagram mukareba kuri account yiwe ni T-graphy, mukareba ibintu akora birarenze, nago ari iby'umuntu wigiye kuri YouTube. So biteye ubwoba. So rero nkaba nifuza kugira ngo ngire ikintu mubaza, ukora gute muri UA? Kuko UA ni igihugu kitoroshye kugikoreramo, kuko competence iri hejuru, sibyo? Isi yose ireba muri UA. Nuramo kupostinze ikintu muri UA cyangwa wiyita T-graphy, umuntu wese azahita avuga oh wow.
ashake kumenya uwo uriwe, ukora gute muri UA? Ese ukora nka company cyangwa ukora nk'umufreelance ku giti cyawe? So bidashize nk'amezi nk'atanu ashize nibwo nanjye nabashe gufunguza company yanjye, ariko mbere nari umufreelancer bisanzwe nkora ku giti cyanjye izina ryanjye, ariko as of now ikiganiro kiri kuba already hari company mfite na team nyine y'abantu. Wow. From YouTube, from a waiter, from a church, now ufite company muri UA, ufite na team ihembwa ikora akazi. Wow. Uyu mugabo mwari mukwiye kumukomera amashyi kuko si umuntu woroshye. Ubwo turi mu rwego, mfite ibibazo byinshi nakakubajije, ariko turi mu rwego rwo kugira ngo twihute dufate iminota mike tutazarambira. So kuko nanjye ntabwo ari ibintu bigoranye, ntabwo ndi umuntu wavuga ngo ndahenze nk'uko uri kubivuga. Oya, urarenze, urebye ibintu ukorwa, rega ibikorwa we ntabwo uzi kurenza, ariko iyo ndebye product yawe uri hanze, production yawe byonyine byerekana uwo uriwe. So bisaba iki kugira ngo mbe nakorana nawe cyangwa uwo ari we wese abe yakorana nawe? Ikindi, ese nuza nugushutinga mu modoka gusa, cyangwa ushobora no kuba wakora filime, ushobora no kuba washutinga indirimbo? Uko ndi kugenda nyine expanding a team, ni nako tugenda expanding mu yandi maniche atandukanye, kuko turashaka gukora nka video production company hano. Yego. For now ikintu cy'ibanze twakoraga nyine turi guserenga kiri hejuru y'ibindi byose, cyangwa serivisi iri hejuru y'indi zose, ni automotive, no gushutinga amamodoka. Kuko kuba nagera hano, icyo kintu cya mbere cyanunze nyine, icyo kintu cya mbere cyangaburiraga. So rero automotive, kubera ukuntu nari maze kwibakamo izina, maze no gukora company, byakomereje. Ariko bimwe mu bindi bintu dukora as of now, bimwe mu bintu turi confident yuko dukora 100% harimo gukora ama lifestyle content, uvuga wenda ushaka kwamaza nka product yawe ariko mu buryo bwa lifestyle, mu buryo buri naturel. Ese wenda ushaka kwamaza restaurant yawe mu buryo bwa lifestyle something. Ntago turi cyane ku bintu bijyanye na weddings cyangwa ngo birthday party, ariko ku bintu bijyanye no gufasha ama brands cyangwa personal branding, tuvuga wenda nka ku giti cyawe ushobora kutubera nk'umukiriya wogo. Urashaka kunkuramo n'akazi se? Tugufasha gukora, let's say nko gukora nka kalendari y'ukwezi kose. Yego. Tukaba twakora content z'ukwezi kose kandi mu gihe kitarenze umunsi umwe. Uraza, dufite studio, turagushutinga, tukagufasha, tukuguidinga mu gukora ama concept ndetse n'ama script. Mbega niyo waba uri umuntu uri camera shy, yours, dufite team iragufasha from A to Z. Wowe icyo ugomba gukora, just show up, bring the budget, that's it. Reka mbabwire ikintu, Thierry ni umuhanga, ahise ambwira ngo nkawe, ahise ankuramo akazi deja tayari kabaye. Sasa so ku bantu bakorera, nyambona abanyarwanda baza gukorera ubukwe muri UAE, Thierry arahari. Ikindi cya kabiri, hari abizanira aba photographer kuko baba batazi yuko ahantu baje gukorera hari abantu babafasha cyangwa abanyarwanda, akaza umuntu atazi location, kandi location iramataringa muri no industry ya T-graphy. So urumva yuko Thierry niba ari muri UAE afite location nziza ashobora kugushyiramo kugira ngo bya bintu byawe bigende neza, y'amashusho yawe, amafoto bigende neza. Hano nabonye ama video yawe wagiye shootinga ama Lamborghini, Ferrari, n'imodoka z'igiciro cyinshi. Ese aho umuntu usashobora kubona nino video ya shootinga video ya Ferrari, Lamborghini, akagira ngo igiciro cyawe kiri hejuru, akagutinya? oya. So nukuvuga uraganira? Ndaganira. Araganira, so mugagiraho muhurizo. Ariko akantu ko kubura umunyarwanda ugomba kujyishyiramo n'akantu ka discount ku banyarwanda. Urumva nyine ni kakaruswa. Muracirika. Muracirika, ni ukuvuga nta giciro gihari gusa, ariko nk'umuntu ufite team runaka byanga byakunda hari aho bimaze kugera, hari igiciro fix runaka utajya munsi.
so gusa ntago bikanganye ibiciro bya Thierry, ntago bikanganye ndeka muvugire, ntago bikanganye ndibaza yuko mushobora kuganira ugashyiramo n'akantu k'akaruswa nyine ko kumbwira ngo Thierry uri umunyarwanda ngo narurugero. So Thierry T-graphy company yitwa company yitwa Is Creations. Is Creation. Yeah. So ufite website? Yeah, the website iscreations.com. Okay, ubwo tuzaza turayishyira no mu kiganiro in case kugira ngo umuntu uzakireba abaye interested ashaka kugira ngo abe yagira byinshi amenya cyangwa n'imikoranire abe uratwishyura. Ni movement. Barabaka. So ni Happy Empire Network nk'ibisanzwe. Thierry, hari ikindi kintu turimo turakoresha just dufite byinshi tuzakomeza tugenda tuganira na Thierry ubwo yaduhaye umwanya wa mbere cyangwa ikiganiro cya mbere. Nejo ubundi tuzongera tuganire nawe cyangwa ufite byinshi ushaka kumubaza umva ujye muri comment tuzaguhuza nawe umubaza, ariko ntabwo byoroshye, ni umuntu ukomeye nimba utamubona just gutya, ni umuntu utoroshye. Thierry, hari ikintu ushaka kuba watubwira cyangwa well wenda reka nkoresha uno mwanya nsubiza wenda nk'ibibazo abantu bamwe bakunze kumbaza ko ni kenshi njya nkunze kubona nk'ama DMs nyine wenda y'abandi banyarwanda turi muri generasiyo zimwe bambaza ati se byifashe gute aho ngaho nakora iki kugira ngo nze. I know izo comment biba bigoye kuzisubiza kuko nanjye mpura nazo kenshi. Yeah. Gusa navuze wenda maybe kiganiro ntihabura wenda nk'umuntu umwe wenda uri kwibaza ati se turi waje muri 2021 wenda byari bimeze ukuntu gutya, turi muri 2025 niyo nama wangira nshaka kuza nkakora nk'ibyo uri gukora. Ni ukuvuga nza ahangaha bimwe mu bintu nari ndi gute kuko urumva naje nta network nimwe mfite. Bene ndi gute nyine kwenda ngenda muri business card, ngenda kuri business mbasaba akazi ariko naje gusanga hano ntabwo bikora tu. Ahubwo hano kimwe mu bintu nagiye mbona ahubwo cyane nk'uyu mwuga tubwenda ushatse kuza hano uri nk'umu freelancer focusinga cyane ku networking n'abantu, kandi noneho ujya networking n'abantu ukagenda nyine umeze nkaho hari ikintu tubashakaho direct. Kuko ahubwo ntekereza yuko wabereka yuko uri potential. Yeah. Kuko nza hano njyewe naremeye nyine nkajya nkora nka voluntary work. Yeah. Just ngafasha abantu for free. Same way urumva mbere yuko mva mu Rwanda narishyirwaga kugira ngo mbashe gukora akazi nkora. Yego. Ariko hano utangira kujya ubikorera ubuntu. Nje hano nasubiye azero. Yego. So nyine hari abantu bumva yuko naza hanze boom ni direct amafaranga atangira kuza. Ahita ngo ko ari shortcut. Ariko kugira ngo umuntu akwizere urumva se nakuzi icyatuma numva nshaka gukorana nawe. I know. Ushobora kuza ukawanyereka na Instagram yawe ukanyereka abantu bose wakoranye, ukanyereka aba influencer nk'icyawe se mwakoranye bo mu Rwanda, ariko nazi uburyo bwitware hano wenda se kuri set ubumeze gute, se uri umuntu collaborating se u directing, nakuzi nyine biba bigoye kugira ngo mvuge uyu muntu ndamuzi reka mu recommending. So bimwe mu bintu nakoze nasubiye hasi nyine nk'uko natangiye mu Rwanda nkajya nandikira ahubwo abandi ba content creator bagenzi banjye nkabwira ngo bagufasha. Yeah, nkabwira nimba ufite photoshoot just let me know I'm free. Hari uwagufashije? Hari uwagufasha ukuboko basi kugira ngo nonaha uba uvuga yes? Yeah. Nkigera hano nko mu cyumweru cya gatatu hari umujama witwa Amir Dilion. Wenda twaza gushyira no kuri page ye bakamubona. So uyu mujama yari umwe mu bantu baba influencer, ariko kwa kunyine nk'uko tuvuge se wavuga nde mu Rwanda tugenda nka Medisale n'urugero. Yego. Kwa kundi mu videography abazwi ku mwuga we. Yego. Bigatuma yabajyana aba followers batandukanye menshi cyane nako. So nawe ni nk'uko ameze hano. So nagize amahirwe mu cyumweru cya gatatu boom twatura network. Ni indi story ndende y'ukuntu byabayemo ariko byarabaye. Gira amahirwe kuri shoot yanumiyemo kugira ngo mufashe mubere umu assistant, yari shoot yari gukora company ya BMW, yari gushutinga imodoka. So nyine urumva already naje hano nzi ngo ndashaka kuba nabazwa muri industry
noneho nanjye no kumenya abantu bari muri iyo industry babikoramo cyane nyeto. So uwo mujama nawe rero akora muri automotive, nyine shooting amamodoka cyane cyane. So niwe navuga yuko mu cyumweru cya gatatu ndi muri hano muri Dubai, hari nko mu kwa 9 nibwo twagiye gushutinga BMW. Tumara nk'iminsi nk'itatu tuyishooting. Iyo shoot yampaye experience nini, nanjye kuba kuri iyo shoot na making sure yuko tunatandukana no kuzindi shoot azagira ubutaha azanekereza. So yajya gutekereza guhindura lens tayari namaze kuyifata ndi kuyimuhereza. Wow. Yajya gutekereza ngo gusettinga gimbal nkambwira ati buretse gato reka nkahita nyisettinga nkahita nyibalancing. Urumva ku buryo kuri shoot nyine namworohereje akazi mu buryo bwose bushoboka. Yego. Ahandi nawe yatangiye no kungira icyizere tukiri no kuri shoot, ibaze kuba uri gushutinga imodoka izajya kuri page ya BMW Middle East. Yego. Ukagira amahirwe yo ko wanashutinga noneho sasa. Arambwira ati fata kamera nawe shooting. Communication itangira kwihuta. Yeah, byose byihuta cyane. So aho ngaho niho navuga yuko niho byatangire tu. Noneho kuva kuri iyo shoot no kuba najya ku wundi muntu yahitaga abona okay ufite experience wakoranye n'uyu muntu turamuzi bla 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 bla, bigahita biba gutyo. Nicyo kintu navuga. So kuza hano uvuga nyine ngo urapplyinga ngo uragira iki n'iki kugira ngo abantu bagire iyo trust n'inses, ahubwo wowe tangira uvuga uti reka menyane n'abantu, reka negera abantu bamenye ngo udi runaka nkora iki ngiki meze gutya kuri set. Uko ubikora unabidocumenting, ubiposting, ubishyire hanze. Kuko hano abantu ntabwo baza bareba ngo wakoreraga mu Rwanda, bashaka kumenya ufite experience ingana gute muri kino gihugu. Icyo ngicyo nicyo gikonta, aho wavuye ntabwo bashaka kubimenya. Bavuga ati ufite experience ingana gute muri kino gihugu, uzise location dushutingiramo, ese uri adapte bingana gute, mbega ntabwo uramera nkaho uri umuntu mushyashya. Kuko urumva njyewe uje tuvuge nkawe happy, tuvuge na happy ufite business runaka ucuruza amakompiyuta. Yego. So urakoze cyane, Imana iguha umugisha kubera kubw'iki kiganiro cy'uyu munsi. So wowe ku giti cyawe bitewe n'urwego umaze kugeraho, umaze imyaka almost 4 muri Dubai genda kugera, wakwiha amanota angahe? Ngiye kuvuga ngo ndi amanota, reka nongereho ikindi kibazo ubisubirize icyarimwe. Kubera iki udaterwa ipfunwe ryo kuvuga yuko wari umu waiter? Ubu waiter si igisebo, ntabwo ari akazi kabi, ariko kuri level understanding yacu twebwe nk'abanyafurika, ntabwo mvuze abanyarwanda, nk'abanyafurika, East Africa, twumva yuko ari akazi gaciriritse cyane. Wowe kubera iki udaterwa ipfunwe no kuba wavuga yuko wari umu waiter? ahubwo se uwakongeraho akandi kantu utaruzi. Mbere yuko mbo umu waiter uzi akazi nakoraga? Wapi? Uzi abantu bitwa kanyabishingo, ba kanyabishingo. Bro, reka gutera iguru. Hari umuji wanjye uba mu Budage, naramubajije ndamubwira ati bro, akazi kabi aho ngaho kabaho nakahe? Arambwira ngo nukugenda uyora ibishingwe ubishipakira mu modoka. Ndambwira abahembwa ngahe? Arambwira ngo uwa make ahembwa 4,000 by'amayero. Ndabwira ako kazi nakabona mu Budage, urumva 4,000 by'amayero bro, byanga byakunda mu Rwanda nzaba ndakasa mutwe, nzaba ndenze miliyoneri. None ni kanyabishingwe mu Rwanda. Oya, nago nari kanyabishingwe uvuga ngo ndatwara ibishingwe, ahubwo nari wa muntu wo mu mudugudu uza kwishyuza ibishingwe, uza kwishyuza amafaranga y'ibishingwe, urwana n'abaturage. 1,000 kizane cy'ukwezi cy'ibishingwe, 500, 1,000. Yari 500 ari 1,000. Ni ukuvuga habaga ari systeme, hari abishyura 500 bitewe n'ukuntu urugo rungana, nyine bitewe n'ibishinga bafite mu cyumweru. Noneho hari nk'ingo nini zisohora nk'ibishinga ugasanga yasohoye nk'amashashi nk'icya yose. So nyine bigiye bitandukanye. Urumva ingo nini cyane cyane ingo z'abakire nyine usanga bishyuza nka 5,000, 10,000. Sinzi uko bihagaze ubu ngo, ariko ni gutyo byari bihagaze icyo gihe. Ariko noneho akantu kari karenze icyo gihe, urumva nta mushahara twagiraga, ahubwo umushahara wabaga ari 10% yawe wishyuje. Yego.
ni ukuvuga uko wishyuza cyane nuko n'abantu bakwishyuza, uko utesha umutwe abantu ujye uba ari abantu kuko uko bagutesha umutwe aba ari kurwana uko nawe yasavayivinga kugira ngo ejo n'ejo bundi azishyura inzu. Kuko urumva ariko wishyuza nk'umudugudu, wishyuza nk'ingo nk'icyaha yose, urabyuka buri mu gitondo uragenda wishyuza, urarwana nabo, arakubwira ati garuka ku wa mbere, garuka ku wa kangahe, uri kurwana n'amafaranga 1000 ku kwezi. Kuri umusore mwiza kubera iki uvuze yuko uri kanyabishimwe? Bro, nta soni mfite zabyo kuko man mvuga yuko iyo nanyura muri iyo experience ntago none hari character nari kuba nafite sure no kuba no kuvuga kuba naranyuze ari ahanjye ndabishima Imana byatari kuba kari akazi narakanyuze kuko kari akazi kagoreza ikintu bita humility, nyine humbleness, yego, kumenya what's the lowest point of life, what's the highest point of life. Icyo gihe ndishyuza mu ngo z'abantu z'abakire n'iki hari ibintu wareba kuvuga ziko hari igihe ushobora kuba hari nk'ibintu ufite mu buzima bwawe ukumva ntacyo bivuze, ariko hakaba hari umuntu ubibona nk'inzozi. Just reka tuvuge nk'ibintu by'urugero, nk'ibintu biri simple, kuba ufite amazi mu nzu yawe utajya kuvuga ngo urajya kuyashaka hanze. Ibyo bintu ni luxury irenze. Kuba byibuze wakwicara mu gikoni kiri clean, urahaha muri supermarket cyangwa mu isoko, urateka, ufite firigo, ufite iki. Iyo ni luxury hahandi bavuga ngo bagiye kuyishyira ku ijanisha ry'isi yose. Uri mu bakira ahubwo, warakize tayari. Noneho utekereza uba mu nzu, ufite wifi, ufite amazi, urafunguye gutya none ubwo utajya bavuga ngo urafate ngo ibido. Bro, urimo urancalenginga cyangwa urimo urangurugushura mu mutwe kubera yuko ibintu umbwiye iyo ndebye n'inzu ubamo hano turi iwawe nkareba uburyo inzu apartment muri Dubai zirahenda, nkareba level y'ubuzima lifestyle yawe muri UAE, ukambwira aho waturutse cyangwa from scratch, aho twese dusuzugura njyewe nashobora no kuvuga kuri kamera buri umwe wese azareba, ni ukuvuga ni isomo rikomeye cyane, sibyo? Mu by'ukuri twaje dushaka kuganira ibyo ukora muri Dubai kubera twabonye ari byiza, twifuza nk'umunyarwanda wazamuye idarapo muri UAE, ariko uraducalenginze utubwiye fondasiyo y'ubuzima bwawe, ibyo wakoraga udafite isoni. Noneho y'ibyo ndatekereza neza you guys, ku bantu badukurikiye, Thierry arakoze cyane, ndashima Imana nifuje kuganira nawe just twishaka kugira ngo wabayeho gute muri UAE, ese byatinyura gute umunyarwanda uwo ari we wese, donc nk'umuntu witeje imbere akagira kampani akagira ibikorwa muri UAE. Ariko noneho atubwiye lifestyle yiwe kera atari nonaha muri UAE mu Rwanda uko yarabayeho. Mu by'ukuri ndatekereza yuko biza kugira benshi bifasha, bikanatinyura urubyiruko gukora akazi akariko kose. I hope so. Ariko ufite intego, byanga byakunda wari ufite intego. Wajyaga kwishyuza igishingwe uvuga ati ejo bazamemba, noneho kuba uzi yuko uri gukorera kuri commission bikaba ari byo bikumotiva kwishyuza abantu 5, wagomba kwishyuza 3. Bikumva? So ndatekereza yuko biza gufasha benshi cyane, binatinyura urubyiruko muri rusange. So Thierry, kugira ngo ikiganiro tukigire kigufiya, ukorana n'abantu bameze gute? Abo mwana wo mu Chris Brown, kuko amamvu ndimo kubwira gutyo, iki ni igihugu isi yose amakamera imboni zose zireba hano. Njyewe njya mbona ba Chris Brown dukubitana mu mall, ba Neymar, Messi, Ronaldo, bose turahura. So kandi abo bose baba bafite abafotografa. Ejo n'ejo bundi ushobora kujya kubona ukabona Neymar arakwandikiye, ejo bundi nabonye yaraguze inzu hano, kuvugana umuturage wa hano, arakwandikira akubwiye ati ko nshaka ko tujya dukorana muri UAE. Urumva level uzaba uriho. Ese ejo n'ejo bundi njyewe ninguhamagara nshaka ko mfite ubukwe
Jumeirah ntabwo uzangatira. Well, kuri wowe nta rero twabikora ariko just mbishyize hanze mu by'ukuri urumva nyine ino career muri ino industry dukora biba byiza buriya iyo ufashe sector runaka akaba ariyo umasteringa ukamakinga sure yuko uyizi. Byo ngungu umbajije ngo ngiye muri Kigali ndashaka umuntu ufasha gukora ubukwe, Yego. hari amazina nkangahe ahita aza mu mutwe wanjye, okay Sabe ndamuzi, uyu muntu abizobereyemo. Yego. Ariko none numbwira ngo umuntu urashootinga wenda tuvuge music video, ntabwo ndakubwira Sabe, ndakubwira undi muntu nzi ukora music video. So ni muri iyo case nanjye navuga yuko nahisemo gufata kwispecializinga muri industry zo gufasha mu business, mbega nyine content creation ariko nyine mu buryo bwo kwamamaza ama commercials, ama ads, ama promo videos. Sibivuze yuko nafite ubushobozi bwo kuba nakora ubwo bukwe, nakora iyo birthday. Ibikoresho dukoresha ni bimwe, software dukoresha ni zimwe, ariko buriya akenshi rimwe na rimwe nyavuga ati kugira ngo mfate umuntu ngira umuntu dukora nawe ndeba hari ibintu ngenga, hari nk'ibibazo nkabingaye mbasha kwanaliza tu mubaza biba biyintano kugira ngo numve se uyu muntu turashobokana, birakunda n'iki. Yeah. So thank you so much T-graphy. Imbuga nkoranyambaga zawe ni zihe? Imbuga nkoranyambaga zanjye ziri personal, wambona kuri T-graphy, T_graphy. Cyangwa washaka n'amazina ya Instagram, Facebook cyangwa hose no kuri Instagram, pretty much everywhere. Nabonye username ntabwo ifitwe n'abantu benshi. Okay. So ni T-graphy cyangwa niyo washyiramo Thierry, izina Thierry Kayiranga nabwo wambona. Mfite na account za company yanjye aho dukora company yawe yitwa East Creations. East Creation wari wayivuze. Uho watubona just kuri East Creation, East Creations ariko aho kugira ngo ukoreshe T ugakoresha X, I guess muri kubona sinzi aho biraba biri hano niba East Creation. Turaza kubishyira, tuzabishyira hasi kugira ngo abantu babibone. So thank you so much, ndagushimiye cyane kuba witabiriye kuba tuganiriye bikeya muri byinshi ufite. Ejo n'ejo bundi Imana nidutiza ubuzima tuzongera tuganire. So ni iki kintu cya nyuma cyangwa watubwira abadukurikiye cyangwa Okay, nimba ushaka kuza UAE, ushaka kumurika business yawe, I'm here for you. Nimba uri umu content creator ukaba wenda warirebye ino video wenda sinzi uburyo ikugezeho, akaba ari ikintu ushaka kumenyaho, just DM me. Otherwise nimba ukiri mu Rwanda, keep hustling, keep sharpening your skills, be kind, be humble, kandi nyine ugire attitude nziza kuri set. I guess Imana nayo icinzira ikora ibyayo. Thank you so much Thierry. Reka namwe mbashimire ku bantu bari badukurikiye barebye ino video cyangwa kino kiganiro cyacu. Ni Happy Empire Network nk'ibisanzwe. Ku muntu wari wese uri muri weyi watwandikira ushaka kumitinga na Thierry cyangwa ushaka kumuha akazi, ushobora kutunyuraho cyangwa ukaca ku mbuga nkoranyambaga ziwe. Instagram yiwe ni T-graphy. So ahandi ndibaza yuko azahita basubiza abaye contact mwe mwabasha gukorana. Ku muntu ufite ubukwe, ku muntu ufite imodoka ushaka gufatwa, ku ma company ndabizi yuwe ifite ama company y'abanyarwanda benshi, muramutse mukeneye gufotoresha ibikorwa byanyu kugira ngo Thierry cyangwa T-graphy abafashe, please wambwira cyangwa watwandikira muri DM zacu cyangwa ukaba wanamwandikira nawe kuri T-graphy. Ciao nakagaruka. Comment, subscribe. Bye. Thanks for having me, bro.